za leta mukomeze muzarangwe no gukunda igihugu. Nagira ngo rero ibyo byose ni mubikora bizatuma inzozi zanyu zigerwaho. Abana bundi nasari mwabumvishije, bamwe bati nshaka kuzaba dogiteri. Babyeyi nagira ngo mbabwire inzozi zaba ari abana mureke tuzibafashe kuzazigeraho. Twabonyemo abadogiteri, nibyo igihugu cyacu viziyo 2050 aba nibo bazaba ari abaganga dufite bagomba kwita ku babyeyi, harimo natwe tuzaba tugeze mu zabukuru. Uko tubarera neza niko turi kugira abadogiteri beza. Hari abarimu twababonye, hari abanyamategeko twabonye, abapolisi, perezida twamubonye. Bana bacu ibyo byose bizababeho, yaba ari ababivuze n'abandi mureke tubiteho bose. Ziriya nzozi tubafashe kuzikabya. Abana bacu mwarakoze kwiga neza, birumvikana. Abana bivuze abo muri abasoje P6 ntabwo dusoje, ahubwo nibwo dutangiye urugendo ruracyari rurerure. Banashyizemo indangagaciro zigomba kubaranga. Abana bacu rero twagira ngo tubashimire ko muduhesheje agaciro. Hari abana bavuye mu mashuri, mwebwe ntabwo mwavuye mu mashuri. Mubashye ababyeyi, mubaha abarezi, mubaha bagenzi banyu bose, ababyeyi n'abandi batumirwa. Ariko ayo mashyi ubundi murayasubizaho kubera iki? Mudushimire abana ngo mu byo badusabye. Abana tubaha umwanya, abana tubakundishe kwiga. Niba ari amasaha yo gutangira bazire ku gihe, niba ari gusubiramo amasomo, niba ari mu biruhuko, niba ari kwigisha ku buzima bw'imyororokere cyangwa se indangagaciro na kirazira, uwo mwanya ni ngombwa ku mubyeyi cyangwa ku murezi uwo ari we wese. Nagira ngo rero mwongere mumfashe. Abo bana badukoreye ibintu byiza cyane, batweretse ikirori, yaba ari mu mapoemu, yaba ari ababyinnye, yaba ari abatuganirije. Mumfashe twongere tubashimire. Nubwo mutamubonaga hano cyane, ariko nanjye ndimo ibibazo twahuye nabyo nari mpari. N'uyu munsi tuvugana dufite graduation enye, ariko nahisemo navuga ngo hari ahantu nabaye najya bikagira. Muri Wisdom School abatabizi dufite branches cyangwa se amashami 15. na Ngororero nayo irimo. Muri ayo mashami yose dufite abanyeshuri 4,163. Uburezi mu karere kacu ka Ngororero, umuyobozi wa komite y'ababyeyi muri iki kigo cyacu cyiza cya Wisdom School Ngororero, umuyobozi uhagarariye abandi cyangwa se ukuriye Wisdom School Ngororero, babyeyi, nshuti, bana bacu, nongeye kubaramutsa. Mwiriwe neza. Umunsi nk'uyu twishimiye cyane nk'ubuyobozi bw'akarere kacu ka Ngororero kwifatanya n'abana bacu muri iki gikorwa cyiza cyo gusoza ibyiciro bitandukanye, yaba ari icyiciro cy'amashuri y'incuke ndetse n'icyiciro cy'amashuri abanza cyangwa se amashuri icyiciro gisoza amashuri ya primaire. Mumfashe tubanze dushimire abana bacu uburyo batwicaje kuko nibo batumye twicarana twese. Mumfashe tubashimire cyane. Munyemerere nshimire mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere n'ababyeyi n'abayobozi batandukanye baje kwifatanya natwe, kubera ko kwifatanya natwe, kwifatanya na Wisdom School, kwifatanya n'abana bacu mu guha agaciro uburezi. Mumfashe namwe tubashimire cyane. Umunsi nk'uyu rero nk'ubuyobozi bw'akarere, umunsi twishimira cyane uruhare rw'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'igihugu. Nk'uko mwese mubizi, igihugu cyacu cy'u Rwanda gishyira umuturage ku isonga, ariko tunafite ibyerekezo. Ubu ngubu turi muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 yatangiye mu 2024 kugeza 2029. Hari iby'igihugu cyashyize mu byihutirwa. Nagira ngo mbabwire yuko uburezi buri muri 5 by'ibanze tugomba guha agaciro twese, yaba abayobozi n'ababyeyi. Mumfashe dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko uburezi buri mu bintu tugomba gushyiramo imbaraga cyane muri iyi myaka 5. Nanone dufite icyerekezo
2050 igihugu cyacu kihaye. Birebye mu byo tugomba gushyiramo imbaraga, dushobora kumva 2050 twavuga tuti ni kera, ariko hari n'igihe twavugaga viziyo 2020 tukavuga ngo ntabwo tuzahageza. Icyerekezo cya viziyo 2050 mu by'ingenzi igihugu cyacu kigomba kugeraho harimo kugera ku mibereho myiza. Umuturage agomba kuba afite imibereho myiza, ariko imibereho myiza n'ubukungu bigomba gushingira ku bumenyi. Babyeyi, nagira ngo twongere twibukiranye yuko nta wundi murage, nta yindi mpano waha umwana wawe usibye kumwigisha neza. Nagira ngo mbashimire ko mwahisemo neza. Ntabwo tuzicuza mu kwigisha mu bigo by'umwihariko harimo Wisdom, ariko n'ibindi bigo mu karere ka Ngororero. Nagira ngo mbabwire yuko umuntu wahisemo kujyana umwana we ku ishuri yahisemo neza, kuko yamuhitiyemo ubukungu burambye, yamuhitiyemo imibereho myiza, yamuhitiyemo iterambere rirambye, yaba ari kuri mwana, ku muryango, ariko no ku gihugu cyacu. Iyo murebye rero abana, murabizi ko u Rwanda umwana ni umutware, umwana niko gaciro kacu. Buriya nta kindi kintu washora mudashoye mu bijyanye no kwita ku mwana. Ahangaha mbonera yo kubasaba rwose, abana banabivuze muri poem yabo, mu byo badusabye harimo kudusaba gushyigikira uburezi. Ababyeyi turemeranya n'abana, bavuze ngo supporting education, kubera ko education, uburezi ni fondasiyo y'ubuzima bwiza. Iyo urebye poem bavuze, bongeye kutwibutsa nk'ababyeyi ko gushyigikira uburezi ari ugushyigikira umwana, umuryango n'igihugu, ariko ari ukugira ngo bazagire imibereho myiza. Niba twemeranya n'abana bacu ku byo badusabye, mumfashe tubashimire ko badusabye ikintu cyiza, ariko tuzanabashyigikira rwose. Rero nk'uko nabivugaga, nta kindi dushobora guha igihugu, nta kindi twaha abana ni ukubigisha neza. Twagira ngo tubasabe mu byo badusabye byose, dushyigikire uburezi, dushyigikire ikigo cyacu, ariko n'ibindi bigo, uburezi muri rusange tubushyigikire, cyane cyane twita ku bana bacu. Aba bana baba baje ahangaha babona iby'ibanze, bakabigisha abarezi. Tunashimira abarezi bo muri iki kigo, bose babaha iby'ingenzi, ariko ni ngombwa yuko niba umwana ageze mu rugo agomba kongera akagira umwanya wo gusubiramo amasomo. Umubyeyi ukamuha umwanya, ukamuganiriza, ukamubaza uti wiriwe ute, wize iki. Buriya niyo umuntu yaba atarize, intore, niyo umuntu yaba atarize ashobora gusubirishamo umwana amasomo. Birahagije kumubwira uti wavuye ku ishuri neza, nta kibazo wagize, mwize iki, agatangira kubikubwira kandi utagize ute, niyo waba utari kubyumva, ariko ahita watangira kubisubiramo. Ati ni imibare, nyereka imibare mwiza, ukajya kubona ukabona aranditse 1 guteranyaho 1 ni 2. Iyo byishe yageze kwa mwarimu agira ute, aramufasha. Ariko biranashoboka yuko ushobora kuba udafite cyangwa se hari icyo bigusaba, byaba ngombwa ugashaka n'umushyigikira akagira ute, akakunganira bijyanye n'ibyari. Ariko mu ncamake nagira ngo mu byo badusabye, abana tubaha umwanya, abana tubakundishe kwiga. Niba ari amasaha yo gutangira bazire ku gihe, niba ari gusubiramo amasomo, niba ari mu biruhuko, niba ari kubigisha ku buzima bw'imyororokere cyangwa se indangagaciro na kirazira, uwo mwanya ni ngombwa ku mubyeyi cyangwa ku murezi uwo ari we wese. Nagira ngo rero mwongere mumfashe, abo bana badukoreye ibintu byiza cyane, batweretse ikirori, yaba ari mu mapoem, yaba ari ababyinnye, yaba ari abatuganirije. Mumfashe twongere tubashimire, bafite ubumenyi bwinshi, igisigaye ni twebwe tugomba kongera gufatanya nabo. Nagira ngo rero nongere mbasabe mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero, rwose umuyobozi mukuru wa Wisdom mu Rwanda, muze no kudushimirira uwahanze Wisdom School. Rwose twarishimye n'akarere kubona Wisdom iza gukora mu karere. Dufite amashuri 136, ariko kuba twarabonye na Wisdom ni ibindi byiyongereye, kugira ngo umubyeyi uwo ari we wese azajya ahitamo ishuri ashaka. N'ubu turacyashaka n'abandi bafatanyabikorwa bazana n'ayandi. Ngira ngo nanasaba abayobozi ba Wisdom Ngororero, muhatane kuko umubyeyi afite uburenganzira bwo guhitamo, agahitamo aho umwana wazigane neza. Ariko kugeza ubu nagira ngo mbabwire ko mu rwego rw'akarere Wisdom iri mu bigo byiza bikora neza, bagatsinda neza,
bagatsinda, yaba ari ibizamini bitangwa mu mashuri, yaba ari ibizamini bitegurwa n'akarere n'ibya NESA, ndetse no mu kizamini cya leta ubushize abana ba Wisdom bose baratsinze. Mboneye umwanya wo kubashimira, nshimira abarezi cyane uburyo mwita ku bana bacu, mwarakoze cyane. Dutegereje n'ibizamini bizasohoka mu minsi iri imbere. Nagira ngo rero tubabwire ko twabyishimiye nk'akarere, kandi tubizeze ko tuzakomeza gufatanya namwe ndetse n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo iterambere ry'igihugu cyacu rikomeze rigende neza, kuko iyo umwana afite ubumenyi byanze bikunze igihugu gitera imbere. Aba bana mureba rero, intore, abana bacu mwarakoze kwiga neza, birumvikana. Abana bivuze abo muri abasoje P6 ngo ntabwo dusoje, ahubwo nibwo dutangiye urugendo ruracyari rurerure. Banashyizemo indangagaciro zigomba kubaranga. Abana bacu rero twagira ngo tubashimire ko muduhesheje agaciro. Hari abana bavuye mu mashuri, mwebwe ntabwo mwavuye mu mashuri. Mwubashye ababyeyi, mwubaha abarezi, mwubaha bagenzi banyu bose, ababyeyi n'abandi batumirwa. Ariko ayo mashyi ubundi murayasubizayo kubera iki? Mudushimire abana, turabashimiye, mwarakoze cyane. Abagiye no gukomeza abo muri P1 birumvikana hari urwego barimo n'ibiganiro byabo byari byihariye, nabo tubifurije kuziga neza primary bakayitsinda neza ndetse n'ubuzima bwiza. Ariko mwebwe mugiye kujya muri segonderi, intore muri bwacu izo mbaraga. Mwiha amashyi muzi n'indangagaciro na gahunda za leta. Abagiye kujya muri segonderi, icyambere twabifurije kuzatsinda, ndabizi ko muzatsinda mwese. Mwiha amashyi, mwahize neza kandi n'ibizamini bahoze bambwira ko mwabitsinze, dutegereje amanota gusa. Mwiha amashyi ko mwakoze neza n'ibizamini. Icya kabiri, turashimira Wisdom School. Wisdom School ntabwo bigisha siyanse gusa, bigisha n'ubumuntu. Ababyeyi mwarabibonye ibi bavugaga byo kujya gusura abatishoboye, byo gufashanya, umwana mugenzi wabo ararwara, ibyo ni nabyo igihugu twifuza. Ni ukuvuga ngo muzakomeze murangwe na disipurine, sibyo abana? Disipurine, kinyabupfura, disipurine izakomeza ibaranga aho muzajya hose kwiga muri segonderi. Disipurine niyo ya mbere, muzitware neza, muzirinde umuntu wese wabajyana mu kibi. Mwebwe murebe ikiza, kuko ubuzima bwiza buri mu biganza byanyu. Mugomba kugira viziyo nziza yo kuzagira ubuzima bwiza. Ikindi mwanakivuze mu byo mwagaragaje, ni ugukomeza gukora cyane. Muzajya mukunda kwiga, kubera yuko iyo umwana yize neza atsinda neza. Ariko ikindi dushima cyane uburyo bagendera kuri gahunda za leta. Mukomeze muzarangwe no gukunda igihugu. Nagira ngo rero ibyo byose nimubikora bizatuma inzozi zanyu zigerwaho. Abana b'undi nasari mwabumvishije, bamwe bati nshaka kuzaba dogiteri. Babyeyi nagira ngo mbabwire inzozi zaba ari abana, mureke tuzibafashe kuzazigeraho. Twabonyemo abadogiteri, nibyo igihugu cyacu viziyo 2050, aba nibo bazaba ari abaganga dufite, bagomba kwita ku babyeyi, harimo natwe tuzaba tugeze mu zabukuru. Uko tubarera neza niko turi kugira abadogiteri beza. Hari abarimu twababonye, hari abanyamategeko twabonye, abapolisi, perezida twamubonye. Bana bacu ibyo byose bizababeho, yaba ari ababivuze n'abandi, mureke tubiteho rwose. Ziriya nzozi tubafashe kuzikabya, kubera ko iki gihugu cyacu kigomba kubakwa n'abanyarwanda, kandi aba bana ni ba Rwanda rw'uyu munsi n'ejo hazaza. Bayobozi mu byiciro bitandukanye, buri wese mu cyubahiro cye, nagira ngo mbere yo kurangiza iri jambo munyemerere n'amashyi n'impundu dushimire abarezi badufashije kwita kuri aba bana, duhereye kuri diregiteri ubakuriye. Mumfashe tubashimire, bakoze akazi keza cyane, mwarakoze. Kandi n'akarere nagira ngo tubizeze ko tuzakomeza gufatanya namwe. Hari ibyagiye bigaragazwa, ariko nagira ngo mbabwire yuko
ibyiza biri imbere. Urebye aho Wisdom yavuye nk'uko byagaragajwe, ukareba n'aho tugeze, iyo tugiye no kureba standards cyangwa se urwego ikigo cy'amashuri kigomba kuba rugezeho, nagira ngo mbabwire yuko ntabwo bari habi, kuko bari habi twaba twarabafungiye, sibyo? Rero bimeze neza, nubwo perezida w'ababyeyi hari ibyo yasabye kandi n'ubuyobozi bwatubwiye ko biri mu nzira, natwe nk'akarere tuzashimishwa cyane no kubona tugenda tuzamura urwego rwa Wisdom rugenda rutera imbere. Nabizezaga rero ko tuzafatanya namwe, yaba ari ubujyanama butandukanye. Nabonye ko turi kumwe n'umuyobozi w'ishami ry'uburezi, nk'uko dukurikirana ibigo by'amashuri na Wisdom ntabwo tuzegera tubashyira ku ruhande. Nagira ngo mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere kacu ka Ngororero no mu izina ryanjye bwite nongere mbashimire kuba mwitabiriye iki kirori cyangwa se iki gikorwa cya graduation y'abana bacu, kandi tubabwire yuko dufite igihugu cyiza gishyigikiye cyane uburezi, by'umwihariko nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ntabwo tuzamutenguha kandi tuzakomeza gufatanya namwe kugira ngo uburezi bukomeze butere imbere, kuko uburezi bufite ireme n'ishingiro ry'iterambere rirambye. Murakoze. Umwana wanjye agaciro kanjye, umwana wanjye ni ishema ryanjye. Imana ibahe umugisha. Impanuro muduhaye kandi n'ijambo mwavuze ryaduhaye imbaraga ko dufite umwanya hano muri Ngororero. Impamvu mvuze mu Cyongereza leta njya mu Kinyarwanda, nabasabaga uburenganzira kubera umuco wacu Wisdom. Iyo twavuze ngo turavuga ururimi, buri muntu wese aba agomba kuruvuga. Rero nk'umuyobozi bagomba kubaha gutanga urugero rwiza nk'uko n'abarimu bagomba kubitanga. Ijambo ngiye kuvuga hano ntabwo ngiye gutanga speech, ahubwo ngiye kugendera ku byo abambanjirije bavuze. Ndi gushimira abantu bose baje muri uyu muhango, muri uyu munsi w'umwana, bakakomera amashyi. Ikindi ndagira ngo mbashimire cyane ku cyizere mwagiriye Wisdom School. Buriya mu bantu twagendanye kuva 2022 nanjye ndimo, nubwo mutambonaga hano cyane ariko nanjye ndimo. Ibibazo twahuye nabyo nari mpari. N'uyu munsi tuvugana dufite graduation enye, ariko nahisemo ndavuga ngo hari ahantu nabaye najya reka njye. Muri Wisdom School abatabizi dufite branches cyangwa se amashami 15 na Ngororero nayo irimo. Muri ayo mashami yose dufite abanyeshuri 4,163. Hano Wisdom School Ngororero turi 160. Ni ukuvuga ngo Ngororero ivuyemo ntabwo twaba dufite aho duhagarara. Wenda twaba tugiye kumanuka twajya mu 3,000, kandi twebwe dushaka kugera mu 5,000. Rero turabashimiye cyane, nubwo twatangiye tugakomeye cyane cyangwa se dufite ibibazo byinshi, ariko abarimu badufashijemo. Kandi hari inkuru nziza mbafitiye ababyeyi. 6 members stand up. Dusoza ababyeyi. Aba banyeshuri mubona bamaze gutsinda, bamaze gukora iki? Gutsinda. Njye nta n'impungenge mfite yuko muri bano bana dushobora kubonamo umwe uhagararira abandi akaba avuye hano muri Ngororero. Ibyo bintu murabyizeye? Njye ndabyizeye cyane. Impamvu bakora ibizamini, buri muntu wese twaramubazaga buri icaka avuga
bagera mu mibare ngo ibi byose twabigizemo twarabikoze, bagera muri siyansi ibi byose twabikoze, Kinyarwanda twarabikoze. Ubwo babikoze ryari hari icyo twita special class, aho dufata ibizamini muri uyu mwaka twatanze itangazo cyangwa se twicaranye n'abarimu mu wa gatandatu, turabwira mukore uko mubishoboye kose, tuzagera mu gihembwe cya kabiri porogaramu yarangiye. P6 mwarayirangije mu gihembwe cya kabiri, mwarayirangije. Bamaze kuyirangiza dutangira kubaha ibibazo buri cyumweru. Ikitaraje mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi cyaje muri cyumweru barakoraga. Iyo bakoze dufata abana bose amanota yabo bose Ngororero ngo tukajya Musanze hose, noneho tukabashyira kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma. Muri bana ba Ngororero harimo nka batatu bahuraga mu ba mbere 20 muri izo school zose 15. Rero ngiye kurangiza ku kantu kamwe. Tuza hano Ngororero, hari umuntu ugeze kutubwira, ariko se kuki mujya muri Ngororero ahantu hatari ababyeyi? Bavuga ngo ko hatari ababyeyi. Noneho tugiye dutangirana abana 21 kuva muri nursery baby kugeza muri P4. Hari aho twagiye ziko bya bintu babuze ari ukuri, ariko turebye ahandi naho twatangiye nka Nyamasheke, naho tugatangirana abana ari 20 wenda hari 18. Hano hantu hari potential. Ubu tugeze mu bana 160. Imibare twereka ko buri karere cyangwa se hano muri Ngororero dufite abana, dufite ababyeyi basobanutse kandi dufite n'abana bafite ubwenge. Uzi ko Icyongereza uyu mwana avuze hano, ugiye ni Kigali wasanga umwana nawe akivuga kandi ashobora no kukivuga neza cyane kumurusha. Mwarakoze rero cyane. Icyo Wisdom School ishize imbere ni our children our future, umwana wacu ejo heza. Sinzi nawe mvuze ejo heza cyane probably. So nicyo dushize imbere, kandi mukomeze mudufashe aho mubona bitari kugenda neza, turi tayari kugendana namwe. Visi Mayor twaganiraga hariya muri office, ikintu yambajije se inyubako zigezeho. Bizeze ko inyubako turi kuzikoraho kandi zizaza n'umucyana na segonderi nayo tuyishyireho n'ibindi bikorwa. Itangazo rya nyuma nshaka kubabwira ni uko mu nzego zose Wisdom School turi kujyana. Mushobora kuba mufite n'abanyeshuri barangije senior 6. Ubu turi kugirana partnership n'ama-university yo hanze akomeye. Vuga kuba waranyuze muri Wisdom School bizaguha amahirwe yo kujya muri Canada. Hari ishuri ryitwa Alexander College. Ushaka kujya muri Amerika twagufasha kunyura muri Rowan University. Noneho akarusho noneho tuzanye nuko actually muri Musanze dufite ishami ry'ubuforomo bita ANP, Associated Nursing, aho twagiranye amasezerano n'ikigo cyitwa Gulas College of Medicine muri Philippines. Vuga ngo ushobora kuba n'umwana ataranyuze hano muri Wisdom ariko arangirije hano, ariko uri umufatanyabikorwa wacu. Tuzagufasha umwana wawe, tumufata akaboko tumujyana muri Philippines, tuwe uyu wacu tumukeneyeho kuba umudokiteri.
medicine. Kwiga medicine ni ibintu bihenze cyane, ariko kuba turi kumwe uba ufite amahirwe yo kwishyura minervale iri hasi. Example, umwana uzajya muri iyo college of Philippines zayishyura buri semester $2,000 buri semester. Mu gihe ugiye kubaza ahandi ma universities akora medicine ni $10,000, $15,000 na $20,000. So murumva ko dufite izo gahunda zose. Ushaka ayo makuru please mwabaza umuyobozi wanyu, nawe akambaza then nkayabaha yose, twese tukagendera muri aya mahirwe. Mwakoze cyane, witeka abawumwica.